Zibuka koko cyangwa umugabo wanjye araza ugahita yicwa n'inzara. Umunsi ndi bubakire ku kazi pe ntabwo mbukira biratinze nibo bambabarira. Umva kadogo ino hano mpamvu none si ibyo ni ibiki washyize ku munwa birambereye cyangwa ni ya sesitomate yagiye kwisiga ku munwa yari nkoresha mu gikoni dukundana utazi n'ibintu nisiga ibyo bintu bose babyita mu kimawuje bahita ruje mawuje inkweto zanjye zirahanaguye mawuje wigira ikibazo inkweto nazihanaguye sawa zirashashagirana sibyo rero nimugoroba ikintu uri butegure kugira ngo shira ataza agasanga ntacyo kurya gihari umutegurire agatoki sibyo agatoki koroshye kwa kundi ujya ugategura neza ugategure karimo n'inyama zo mu nda yes kuko uyu munsi araza none yagize akazi kenshi nanjye ku kazi barahamagaye ngo twihuta mawuje sibyo mawuje humura agatoki ndagateka neza sibyo ndashyiramo kandi ugurire neza inyama zo mu nda sibyo mawuje ngira akazi kenshi maze guhanagura ya dushe twembi twakarabiye njye no guhanagura dushe ya bosi turanye n'isahani ya bosi tujya dusangiriraho ibyo byihora aya magambo yareka iwe jya ubikora neza kugira atazarabuka sibyo azansengera mawuje ndagukunda we uranyemerera ko uzajya ububaha kuko barabazaba amafaranga sibyo oya ariko ibiryo bya bosi panga kubimuha genda ndakoresha indi ibiryo bya bosi ni ibyanjye na bosi ni make neza abakire we mawuje agomba abakure abakire bafite vewiti sibyo mbega abagabo we mawuje we mbega tujye gukura ibyinyo mawuje uzi amafaranga bafite ni umukire afite imituku reka tujye kubakura uzi amafaranga bafite none se bafite vewiti umuntu ufite vewiti nta muntu undi imbere undi inyuma nuko ukuntu umeze bafite vewiti wowe ufite iki wowe usubiyeyo ngende mbanze mbonane nabo uri kumva mbirebere ndagiza ndaza kukuzanira akantu sibyo nese mawuje we aho uguri mwavuganye gahe nababwiye 1,100 nibura mutegura ibyo nakubwiye bari ugako 1,100 ndaje sawa nanjye urampe mbo ku kwezi ndaje